Juma witabye Imana nyakugenda mwapfana giti uyu muhungu nyakwigendera na nise wabo ndi bani weta iswe mumfata hose muga yafashe muga none ko ndeba inzoka zimushagaye zenda no kumukuramo amaso biragenda bite kugira zimuveho amushyira mu yonga bitanu muga ngo mushyira mu yonga none twamubonye mushyiraho iki ngo muyonga w'itabi Juma tuvanga ibisi baraje dore Juma kwa cinara Yesu toka satani bidayimoni biraga Juma twizimuri Kigali mana yanjye mwizina rya Yesu Yes reka nizere ko umeze neza dukurikirana umunsi ku munsi ukoze subscribe mu gushima cyane aho tarikora iyo ni umwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye cyangwa inkuru zacu ziba zigiye zitandukanye ni bucece mu gace umwami byashuwe ntima nkokora mu bice bigiye bitandukanye ndabemera cyane aho muri mudukurikirana umunsi kundi hanze y'igihugu cyacu abadiaspora mwese muri rusange ndabemera cyane mudukurikirana umunsi kundi amajyepfo amajyaruguru burasirazuba ndetse n'iburengerazuba abari mu mujyi wa Kigali mwese ndabakunda cyane ibyo uri gukora byose gusabiye guhirwa uhahe uronke uyu munsi niba utakoze ngo bigende neza ejo bizagenda neza cyangwa ejo bundi rero gahunda yanjye murezi ni bucece mu gace ntima nkokora amanywa nijoro izuba riva ndakora cyane kugira ngo ibintu bibasha kugenda neza cyane ndi mu misozi ya za Ruhengeri abari mu bice bigiye bitandukanye bashakira inkuru ziba zigiye zitandukanye rero ngewe ubu tuvugana nagenze naje mu gitondo cya kare nzindutse cyane giye kubasangiza inkuru niyo ya gahunda yanjye mbagenda ngira ngo mbasagize inkuru ziba zigiye zitandukanye rero mbari kubona Juma ni bamwe Juma ku mashusho meza muri kureba ndetse nijoro tuba twazindukanye n'urugendo tuba twakoze rurerure cyane tujyana hirya no hino tugira ngo tubasagize inkuru ziba zigiye zitandukanye ahangaha rero ndi mu bintu bigiye bitandukanye mbanza kwihanganisha abantu bari muri situation zigiye zitandukanye bahuye n'ibyago ndabihanganishije cyane Imana ikomeze kuboroheza kandi bahe kwihangana rero ahangaha ndi nahamagawe n'umuntu nahageze yahandangiye ndi kuri ahangaha tugiye kugenda mu rugendo ngo ni umuntu witabye Imana yitaba Imana mu buryo bugiye butunguranye ngo hari muzima nimugoroba bamamagaye bantunguye bambwa ati hari inkuru yo gusangiza rero nanjye murabizi sinya ncika intege ndabati ntago nahagarara nawe ufite inkuru ushaka kudusangiza cyangwa ufite byishi bigiye bitandukanye inkuru zidasanzwe inkuru zidasanzwe ugomba kuduhamagara kuri nimero zacu ziba ziri munsi y'ikiganiro tukaza tukayisangiza abantu ahangaha hari umuntu witabye Imana Juma reka tumwihanganishe ku byago yagize muri kumva urusaku rw'abantu ahangaha inyuma umuntu wagize ibyago noneho rero bambwiye ati Kiroso none tugusangiza inkuru se ndabaza umuntu wagize ibyago inkuru nshaka ko abantu bagira ibyago bigiye bitandukanye cyangwa bitaba Imana nyine bitandukanye ubwo harimo iyi nkuru bambwiye ati hari umuntu watubwiye ko w'umuganga ari butugaragarize umuntu uri inyuma y'uru rupfu rwa nyakwigendera wagiye bamugaragaza ngo bashaka kumugaragaza ndavuga rero nanjye nimba uko bimeze ntago ndi bucike intege mugenda nanjye kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane nabajije abantu impamvu mise mpaza kizeho kamera ngeze ahangaha kangomange Juma ahangaha rero n'abantu bagize ibyago cyamaye nka tata cyane ngize agahinda se Juma ngira inama nawe ndabigenza uvuga ngo gahunda nyine tujye kureba uko bimeze ndumva ari no gusenga ahubwo bagiye kumutwara ubuze Juma Yesu we tugiye kureba nyine uwo muntu ugiye kugaragaza uwo muntu wishe umuntu wabo ko yahitanye umuntu Juma izo nkuru twinjire Juma kwinjire se tugenda turirimba natwe Yesu ndasuhuza mpereye he kuko Juma muraho urugi rwabo da rwegekero ntarangaza usanga bibaye muraho
oya mwihangane twagize agahinda agize ibyago twagize ibyago nta kibazo ohereza uriya mubyeyi wanjye umuntu wari kumvugisha n'indi wari kumumagara njyewe nanjye nabuze umwana wanjye witwa Karemera twabuze musaza Yesu we Karemera ejo bundi yavuye ku ishuri avuye ku ishuri none yapfuye urupfu rutunguranye mama we nguyu ni mukuru wanjye none turi kugira ngo uyu niwe mama w'uyu nguyu mwiriwe murakomeye njyewe wihangane imbere y'ibindi byose yari ku ishuri ariko urupfu yapfuye nta nduzi ansigiye ibikorwa byinshi ariko mana ubu ndi kubona nta wirira ihangane mana mwakoze kuntabara ariko mana ngo yitwa Karemera uyu ni mwene nyina witwa Jean Paul yavutse muri 1991 ubu ansigiye n'inzu ni mushiki we se uyu ni umwana wanje ni mushiki wa Karemera yaje kumfata mu mugongo nawe uyu ni murumuna wawe uyu ni murumuna wanjye ni wowe twavugana kuri telefone ni njyewe wakuye muganga kuko hari umufasha mfite ukora ubufasha akavura abantu none twamuhamagaye no dute kugira ngo amuzure nyine ariko aratwereka umuntu wamuhohoteye wamwishe wamwita kuko yatubwiye ngaraje none turamutegereje kuri telefone reka tumwakure azi reka tumwakure nibwo dutegereje ngazi uwo muganga bana abavandimwe baje kumfasha mwihangane mureke twumve ukuntu wari wamuvugishije kiraho parere yego Shamana ni iyihe nimero iyi nimero ya muganga ni iyi ndabona mwahuye n'ikibazo twahuye n'ikibazo Karemera yapfuye ihangane mubyeyi mumbwire urupfu yapfuye munyereka n'utere murumuna we ihangane yamwe afite n'ibitiyo ari umuganga ari muganga wiriwe none twagumije kugutegereza kubera wakorera abandi bitangaza natwe turi kugira ngo umuntu wacu umuntu wamwishe umutubwire wamutubona ko tubanga uramubona ihangane yewe rero nari nababwiye kubera ko muri kure ntabwo mbabona amatike yo kugura ihangane twumve muganga uko avuga basi nababwiye ibyo mukora mwamaze kubikora yego oya ubu mu minota yego amafaranga mureke twumve muganga uko avuga mureke twumve ibyo muganga avuga reka muganga tubwire none ubwo tugiye guhita tubona uwamwishe koko mu minota itagera muri 20 tumutegereze turebe umuntu watwiciye umwana mana reka mbaze muganga nanjye muganga yego ndakumva muri ihangana hari urusaku rwinshi nyine aba bantu bahuye n'ihungabana yego ngewe nitwa Kiroso ndi umunyamakuru wa Sawa Show muga nanjye ngeze ahangaha ibintu bihabaye birantunguye kandi ngo bambwiye ko ugiye kugaragaza umuntu ngo wakoze aya mabara cyangwa aya mabara ngewe umuntu waroze cyangwa umuntu wite cyangwa umuntu wagize ibyago byose agomba kumpamagara umuntu wabikoze ngamugaragaza kuko mfite amahembe mfite inzoka ndagiye gutuma umuntu inzoka wagiriye nabi uwo muntu ahita agaragara tuka satani ngo ufite n'inzoka yego muga none se ngewe ntabwo ndibukureho kamera kuko ubu tuvugana kamera iriho uraza kugaragaza uwo muntu koko tukiri hano kamera ikiriho cyangwa yego tugiye kumugaragaza rwose mwe kubikuraho mwe ushinzwe iki abantu bahungabanye rero abantu bahungabanye ahangaha rwose bari kurira nawe uri kubyumva ngewe sinzi bafite agahinda kenshi sinzi nanjye nibwo nkihagera urabikora udahari bishoboka kugira ngo aveho kugira umuntu avaho ngaho barabanza bakore icyo nagateguye gukora umva mwihangane mureke mwumve ibyo muganga ari kuvuga kugira ngo mwihangane urabikora udahari muga halo urabikora udahari
mureke gatoya numva ko mwihangane kandi kumve ko mwihangane kumve twoba ku telefone ngo iki ndimo ndakubwira ahantu hose waba uri mu Rwanda waba uri muri Amerika aho waba uri hose wagize ibyago ukampamagara mugabanye nkoresha inzoka ngagushyikira umuntu waroze ngakoresha amahembe yanjye nkareba umuntu wakoze ibyo ngibyo mu masaha kuko babyishyuriye kubona uwo muntu amafaranga bohereje amafaranga 100 twavuganye ndiko bayishyura ari uko wabonye uwo muntu. Njye rero ikibazo mfite cy'amatsiko kandi kindaje ishinga nuko uwo muntu aragaragara koko udahari tubibone cyangwa ngiye uwo muntu agiye kugaragara ngewe kubera namaze kumushika bampamagaye kare mu gitondo ngo ibibazo bikimara kuba ngewe mbahaye iminota itagera mu 10 ubu turi kuvugana umuntu ngiye guhitamo bagaragariza kano kanya uduhaye iminota 10 aragaragara uwo wakoze ibi bintu ndano kwigera mu kandi cyitonderwa yego uranyumva nta muntu wemerewe gukubita inzoka ziraba zizengeye ko uwo muntu waroze uwo muntu arazane afite inzoka se ziramwizingiraho nizo zigiye kumugaragara cyuma twigende n'imbere zafite inzoka uranyumva kandi kugira ngo zimuveho barafata umuyonga w'itabi nababwiye gushaka kandi gisigara barijugunye ku uwo muntu kugira ngo zive umuyonga w'itabi n'indi uri ubushake uwujugunyaho n'uwo mumama wampamagaye umuhereje n'amafaranga waguhamagaye wumvise ngo uri bufate umuyonga w'itabi kugira ngo izo nzoka zimuveho uza wabikoze muga yewe reka ntegereze kuko abantu ahangaha bari gusakuza kandi koko barababaye cyane reka ntegereze ndebe ibyo bintu ntabwo turi bukureho kamera kandi yewe nubikora ndi umugabo wo guhamya ibiri bibaye ko nanjye ndahari ndijisho ry'abadukurikiye bari mu bice bitandukanye kubwire n'ibindi byose nkora wumva cyane sawa sawa kadutegereze kata telefone yawe nshaka kumenya umuntu none se patoro karame papa iki ni igitiyo na nyine nje naje gutabara nyine uyu gushaka muri mushinga uyu mwana nyine ejo twahuye nje yari mugenzi wanje ejo yavuye ku ishuri ubwo aramvugisha ahantu nari gukora ikiyede ubwo mwana arambwira ati dore uri mugenzi wanje ati ubwo mvuye ku ishuri ndatasha ariko ndikumva mu nda hari kunjya nameze neza ariko hari uwaba wanyangirije mama yigaga yararangije cyangwa yiga yarangije ubwo yaranyubakiye n'inzu nziza tugiye gukora n'ubukwe mujye kumukorera ubukwe twari tugiye gukora n'ubukwe ubu n'umukobwa twari twamuteguye none mana baramumvukije korera ubukwe nangiye kumukorera ubukwe buhimbaje yari yarangije kuri NS Ruhengeri muri kaminuza n'inzu yansize mu nzu nziza yarize ari umuntu niyo ni muri munawe ni nabana babiri nari mfite ni muri umuntu yangana kose mubanye muto nsigaye ndi nyakamwe ubu ndi nyakamwe rwose ubu inwaniza mahirwe none ubu idata naje napfuye muma niko reka mbaze mubyeyi ko wababaye yari mubyara wanjye ejo ninjye mutwaje intara avuye ku ishuri mukuye ku muhanda ako sinzi umuntu wishakaremera njye ndamutse nabonye umuntu wishakaremera Yesu we avuye ngayihangane basi mama uri kwihanagura amarira ndi kwihanagura amarira mu rusisiro numvise ngo uramubyeyi duturanye ngo umuhungu witwa Karemera yapfuye kandi ejo yari muzima ejo naramubonye ari muzima yari yagiye ku ishuri ataha ari muzima ariko tunagiye kumva numva mu rusisiro bari kuvuga ngo kuriya mama duturanye ngo umuhungu witwa Karemera rurangije muri NS Ruhengeri ngo yapfuye none no mpamvu naje hano gutabara mubyeyi karame natwe uyu muhungu yadukundaga ariko nta kibazo cye rwose wa mubyeyi we ariko nta kibazo cye nawe nk'uko uri umubyeyi w'Imana igufashe mubyeyi nawe witangira itama
oya nk'umuhungu yari intangarugero mu y'umudugudu yatwubahaga nk'umwana mbese aho umutumye aho umubyeyi uyu musaza yarize nawe disi papa muraho neza yo nawe uyu witabye Imana nyakugenda mwapfana giti uyu muhungu nyakwigendera nari se wabo yo wari se wabo nari se wabo umwana ari muzima yapfuye sinzi ukuntu yapfuye yaje ari muzima urumva yabyatuyobeye twese sinzi mubona yaba yazize iki sinzi umuntu sari umuntu ahari baziranaga sinzi ibintu yamuhaye none turi gutabaza ngo hari umuganga ushobora kutwereka uwo muntu urumva uwo muntu wamwishe urumva umuntu wariciye umuntu ndamubona Juma fashe igiti Juma we yagiye Imana Juma kura kamera yamugiyemo inzoka umva yene muri muganga urukefite okay Yesu we Mana yanjye ongeye mpamagare wa muganga mubaze ibibazo kugira ngo turebe ukuntu inzoka zamuvaho Mana yanjye we ibibazo birakuye ukiriho parere none ari kuma nk'igisimba giye mu mwiyamagara nibyo byiza Yesu we Mana yanjye ibi ni ibiki none ujye turava baba we mama yahoze Suwe rero ukuntu zahagaze icyumudo zahagaze Mana yanjye zamwizingiyeho mama yahoze muganga ko ndiba ni weda Suwe umufata hose muga yafashe muga none ko ndeba inzoka zimushagaye zenda no kumukuramo amaso biragenda bite kugira zimuveho amushyira umuyonga w'itabi muga ngo mushyire umuyonga none twamubonye mushireho iki ngo umuyonga w'itabi wowe mujugunye wo muyonga w'itabi kiraho byuma ari amafaranga nakubwiye kohereza nayo kwemerera ndayaguha ngo arago Yesu zimuvuye dore ukuntu zimuva byuma Yesu we kwakinare Yesu we umva yego Yesu we Mana yanjye umva dore ukuntu zasamye we samurya Yesu umva narangira kumushyira mu muyonga w'itabi yamukizeho ziri kugenda zimuvaho niba yarangije rero namubwiye n'ubundi abantu bagira ikibazo ajya bohereza nimero yanjye ndazemeza nzagushaka mpaka muga nazibona nimero zawe ndazemeza ikindi kibazo cy'amatsiko ibi bintu ukoze udahari mba ukoresha nizi ibishitanira cyangwa njye ni ukuvuga ngo ahantu waba uri hose ikibazo cyose waba ufite aho waba uri muri Amerika waba uri muri Tanzania waba uri muri Kenya waba uri Burundi aho waba uri hose utakumbwira ikibazo ufite iyo tudakoresheje inzoka duteza umuntu amahembe igihano kandi bashaka n'uwo muntu wabikoresheje watumye uwo mwana tugaragaje nawe turamuha igihano babigaragaza imbere ya kamera cyangwa bitangire kuri telefone none se muga ni ukuvuga ngo ni ngiyi ishobora kugera muri Amerika cyangwa no hanze
aho waba uri hose twebwe dutanga ibihano kuko inzoka ziza mu muyaga zikaza mu biki amahembe yose akoreshwa n'umuyaga ahubwo ukeneye nimero yanjye wayimuha nta kibazo nyikubwire imana turekira yivuga turazikiraho nyaburika turazikiraho fata telefone yawe muga turazikiraho Juma fata twigende Juma tuvanga ibi baraje dore Juma kwa Kinara Yesu toka Satani bidayimoni biraga Juma twigende twizwe Kigali mana yanjye mu izina rya Yesu ibintu nibinkurikirane ikiganiro gicejeho ciao ciao